bigira bene byo babikora nyine bafite nibyo baba bari kuzunguza nyine ku mugabo ubona birebetse nabi ni mwiza ariko nyine mwoya yawo fotoye wasamye urangaye umva size ibintu yishumitsa mu maguru ubwo none ari kujya hena gahena umwoyo ukaragwa fotoka ukagira ngo basizemo nk'inuza barawufotora barawutatamura uzi ko umwoyo w'umuntu uba ubu wegeranye ariko ndura Fazari kimwe nuko bavuga bati n'uburenganzira bwe kuko umwoyo nuwe hari nkene naragije umuntu arangije ngo bora amafaranga y'ubunani azinduka karayishyira ku isoko ati sinjwe kubaho nta by'umunsi mukuru uzufata inka yawe niba utamaye ibihumbi 20 inka mama zinduka ajyayo ngo agiye kwishinganisha nti noneho mureka yigurishe yihembe mw'amafaranga yifuza mana yago n'ukuri araho ari ku rugamba nawe yabyita niba ari ububabare niba ari uburibwe niriwe numva inkuru ziri guhihikana yari 800 se yaho yahemutse byari noneho mwakagira imana ntabwo njye mvugana nawe hari igihe bigeze gupanga ngo barajya Gisenyi ngo kureba ngo ari inyogoye niba ngo ari ibiki inyogoye ntabwo muzi zinduka nigendera niba yararakaye rimwe barambwira ngo cano ngo nta nimero ngo bafite ngo ziya ngo batanga ku iposta ngo ndakuza ubundi bakambwira ngo nzishyura 100 ngo nyigure sinzi isoko ryayo ko ribezerane yamvuga ni bye 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 sezera perezida mvuga ni goodbye goodbye goodbye. Hello people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Ni Big Town TV, nitwa Patrick the Entertainer. Tugaruka muri stories zitandukanye aho dukurikirana uri mu bice bitandukanye yitwa Fafa, abandi bakamwita dore imbogo ibintu atakundana. Meze neza? Meze neza. Ibya dore imbogo ngubyanga. Mara ndabyanga noneho mu bantu nyongeze nko mu mujyi. Abantu bose dore imbogo nkaburuwe nitaba nuwo ndeka. Umva binzamuye stress abo hanze ku telefone dore imbogo namwe muri ba dore imbogo inshuti zabo z'imisi karakara ibiki n'ibikumva ndabyanga imbogo byabo Valentina waririmbye dore imbogo birakafa bakaba kavugitse neza n'agasirimo kandi yaranarebwa amafaranga urimo urarya kuri YouTube nayo nukuri nani igiceri cy'icumi bizyagenze bite ntacyo ariko gusa hari abantu bo hanze bagiye bamenya bababyeyi beza Imana ibaha umugisha murambasabira umugisha kenshi nagera kuri kamera gutya nkabasabira umugisha Imana izabahembe bagiye bamfasha umpaye icyo giceri 1500 umpaye 100 bagenda bamfasha nyine ariko YouTube kandi uri gushyira indirimbo ntabwo uzishyiraho nyine nzishyiraho ariko nta mafaranga baradu rimwe barambwira ngo cano ngo nta nimero ngo bafite ngo ziya ngo batanga ku iposta ngo sindakuza ubundi bakambwira ngo nzishyura 100 ngo nyigure sinzi isoko ryayo ko ribe cyangwa ni kubera ko tunayiteranije ndimwe nabimubwira akambwira ati reka tuzategereze ubwo rero nyine nta giceri n'ikicumi pe none se akarembo ka Theogene kavangu iki yandi bati wabivangu iki bazagira yewe tawose ko yakoze indirimbo bazaruhira ubusa ngo isina bayikorera nibo badutesha umutwe isina bayikorera nibo batuzengereje uzabaze hana amagambo yavuze abonye umwana atuwaringa umbani ubyaye yarahetse bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze abakuvuze bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze bazaruhira ubusa bagutwara cyane abantu bagiye bakujya amafaranga umva cano nge nzi neza yuko n'umutima wanjye nta muntu wayintwaye wenda iyo pini iratinze sinzi niba yaratinze sinzi niba izaza sinzi niba yaraje ariko icyo mumanya n'umutima wanjye nuko nayihaye umuntu ngo nayimfatire niba rero hari ikigeze kirengaho niba hari kitararenga ariko n'ibintu byo kukurya urabimenyereye ndabimenyereye pe ariko nzi neza yuko Imana burya n'uryo umuntu igiceri cy'icumi ntuzishime namba aho uzaba uri hose uzajya umenya ko wagize gute wahemutse ariko ushobora kwibonera wawe ndi wahemukiye ari imbere uyimbereye wowe ukamwifuzaho 5,000 waramureriye 10 ubwo rero guhemuka nta cyiza kibamo
baratwika nawe bakitwikiraho ngira ngo utu ibihe baratwikira ngo bari nyine barabyeditinga abantu nyine baka no muri filime y'ahundi twavugaga nabyo bari amazu amafaranga ngo amamodoka ngo kujya mu nyamaswa kukagira ngo ndabyemerewe ku buntu mana yanjye ngaheba ntarine gahongare nayo ngo yaratwite ngo ari ugutwita ariko kuko nguko nibyo babikotinze kuri iyo bakanasubya n'abantu ngo niyare ni muri ndahabi ngo ni yande bavuga ngo ko ari yande murengezi ngorene muri ndahabi inshuti yawe yagose mana yago nukuri araho ari ku rugamba nawe yabyita niba ari ububabare niba ari uburibwe ngo niba ngo hari amafaranga ngo y'abandi ngo yariye niriwe numva inkuru ziri guhihiga nawe yari 800 se yago yahemutse byari noneho mwakagira imana ibyo nabyo nzi reka kumiro hari ryarabaye akamwana abari kubeshya ngo numukobwa ngo bayoherereje ngo umuntu wo hanze ngo arayamurya wandi smart girl wagusimbuye kwa rero niwe ese cyangwa ni no kubeshya n'ibya bidesipara by'ibisinze byirirwa biri kubeshya abantu hari byari byagiye bimbwira ngo bitangurira cyane wowe ngo wicare wimeze neza ngo niwongere kuvuga ngo ubona perezida wanyu ngo uzamusaba ishyamba ngo wishyamba ngo tuzarigura ngo ntugire ikibazo ngo ahubwo ngo uzarifotore ngo uryohereze ngo urebe ishyamba ryiza ngo riri ku mazi ngo ritwoherereze nagiye Nyamasheke kubagaho njya ku Kivu ndafotora ndohereze ariko se bigeze ngo aravuga ngo niba ngo utakiri kumwe na Raila ngo yego naryo nzaguha Yesu murengeze umugambi w'Imana si uw'ejo njye ntabwo nyizi neza reka ngo ni ngo gutangira ngo iki sinjya nikoza amarari ngo nkunde nkorera amadorari mugambi w'Imana si uw'ejo wa Moses wa Moses andi werekanye video kuri YouTube nzagakorera amadorari sinjya mbena kuri YouTube ngo nkorera amadorari sinjya nyine sinjya kuri YouTube ngo nkunde nkorera amadorari mugambi w'Imana si uw'ejo sinjya nikoza amarari cyangwa ngo nikoze mu mbari ngo nkunde nkorera amadorari mugambi w'Imana si uw'ejo najya hena video y'uwo musore warayibonye narayibonye mana yanjye reka bira rero bigira bene byo babikora nyine bafite n'ibyo baba bari kuzunguza nyine ku mugabo ubona birebetse nabi neza video bayikuye narabibonye barabinyeretse ndabinyeretsera nibarinde ni Emmy ntago umuzi yajyaga za kunsurira iwacu yazanye na bakamana ikinyamakuru cye kitwa Gukira yarakweretse iyo video niyo wayinyeretse yakwerekaga ibiki ubusa arayinyeretse ndagira nkaje ngo nabazungu nuko urebye usanga baravana umunyarwanda ngo yambika perezida wa Republika arangwa imyenda ngo mu bitaramo bari mu birori ubona video wabonye meza uwo mugabo se ni mwiza reka ni mwiza ariko nyine mwoya ya ufotoye wasamye urangaye bakweretse iyo video kujyane barayinyeretse nyine cyagiye byabiri gucicikana babaga bari kuyavuga ngo ufungwa mwoyo wawe ngo nago tuwushaka ngo ntanubwo ngo tuwukeneye babanyamakuru berekana umwoyo ngo n'amadolari none se nyine kuri YouTube ngewe ntago nakerekana umwoyo n'amadolari bampaye ngewe bagwaye se wawerekana sibyo ko ngewe nawereka buriya bampaye amadolari burafite imodoka iruta izindi zose mu gihugu reka nese yabikoreye ubuntu n'ubuntu arayafite n'ubuntu ariko nari abantu mba nihishe mu mwaka wose nkazagaruka ariko ku mugabo ngo babigaragara nabi bifite bene byo rega babikora ukabona nyine birajyanye ariko umugabo ntabwo ari ibintu bye tureke n'inzenya tureke n'iki ntabwo ari ibintu bye ese babona biterwa n'iki nk'ibyo kutanyurwa nyine baba babibonye nka kuriya abakobwa babikora nk'urugero nka Sado ko yambara ubukanzu cyangwa nta kantu ugeze bakanyenge bakimye ngo ni ba Messi nyine
nyine wenda akaba yabyiganye ariko kirasi ikintu burya wiganye ikintu cyiza ntago wiganye ikintu kibi ejo wa muyobozi yambika azamubona agire gute amuseke n'undi wese amubona amuseke n'inshuti imubona imuseke hari ikintu wiganya hari n'icyo udakwiye kugira gute kwigana ako si ubwo kwerekana kuko nka biriya bya Sadunda kwambara ijipo ariko Fazari kimwe nuko bavuga bati n'uburenganzira bwe nabyo nta kibazo kuko umwoyo nuwe uburenganzira nubwe kumwambika uburenganzira bwe n'undi yamwambika we ntabirebe hakumva ko ari ku burenganzira bwiwe uburenganzira bwiwe urwa rubyiruko ruba rudashaka gukora ruvuga ati nsaba turya amafaranga nyine y'amadiaspora ariko nka biriya ntabwo ari byiza ntabwo nabwira urubyiruko ngo niruharanire kugira kubikora kuriya kuko ushobora kujya hanze ati nanjye ndabona umpa ayo madolari ni urugero ntabwo tuzi niba hari uwayamuhaye ariko benshi bajya babivuga waba urubyiruko abatereka nje hanze nanjye ndakora biriya bampa ayo madolari wagereho ntuyabone nibyo nagumye mvuga icyiza nicyo dukwiye kwiganya ariko ikitajyanye aho utacyumvishe muri demokarasi aho utacyumvishe mu iterambere ntabwo ukwiye kukigana urumva ari sawa cyane vava ko uri umusitari kuyigira mu cyaro ukabona yagiye mu mucerera njyewe abantu bajya bakunda kunyibazaho nk'abafana banjye akenshi na kenshi bakavuga ngo vava ngo araza ngo yongeye yagiye ariko bandenganya njyewe nabwiye Imana nti ntabwo nzigera mbi Kigali ntafite ubushobozi bwaho kuba nimba mfite akazi ku kwezi kazamfasha kubona ya geto nzahaba ariko niba akakanya Patrick aramubwira ati ngumve interview muhe ibihumbi 10 ntabwo bya bihumbi 10 nzabyizera kuko nzayibora buri munsi ngo ngiye gukodesha inzu y'abandi nahoraga mbisobanurira abantu kandi nanone ntabwo nzaza ngo umpa akazi nugera mu kazi ujya wicuza ati 80 ni menshi kubanyamamariza ariko ni menshi nugera aranura n'umuvandimwe bati nawe umpa amafaranga menshi bati biki n'ibiki agasuzuguro kakazamuka ntabwo nzareka gusubira mu rugo ngo nukugira ngo batavuga ngo nagize gute ngo nagiye ariko Imana yigeze gutumeze kiyeri turi ahantu turi gusenga numva arambwiye ngo yumvishijwe iri mubwira ngo isahane yawe nguri mu mujyi wa Kigali kumaza ntese wabonye iri kumwe n'ikiyiko cyabonye iri kumwe n'ifoke aho bigeze ndamwihorera ariko hari ijambo rivuga ngo hari ijambo njya nkunda kumva mu matwi yanjye rivuga ngo urarusingiza ndi uwo muntu urarusingiza niba ari Patrick niba ari Manibu kuri Extrage niba ari Kamana niba ari Samu uwo muntu urarusingiza niba ari president niba ari ministri w'intebe uwo nguwo ni wewe muri nge rero nasingizaga Imana n'umuhungu wayo Yesu kuko nta mikino bagira baramamagara bakoresha umuntu nakoreye akazi kaciriritse nsamwogereza ibyombo nkakunda mu kazi nakundaga gukora gutunganya muri dusha akarabira no gutunganya ibitanda by'abana nkumva ko iteka ryose ari bwinjire mu cyumba cy'abana agasanga hatunganyije neza hashashe kuko bya bintu byo kuvuga ngo umukozi ngo arara hasi ngo arara hehe yari yarambyamishije mu bana be kubera yuko nta kibi yambonaga cyangwa se ngo ngengere gute ntimuboneho tuza rero gusa nk'abatavuga rumwe ku kibazo kigendanye n'iki n'amafaranga ariko burya wagera mu rugo ababyeyi bafite uko babibona ati mwagabanaga icyo mwabonye ati nta kibazo bagushutse barakubeshye ariko ku mutima wanjye ntari ko sahangaha ko ari menshi nararakaye kuko twayagabanye Imana iramfasha iravuga kuko izi ko nabanye nawe muri rwa rugo kuko izi ko nirirwanaga nayo kuko izi imirimo nahakoreraga iragenda imenyekanisha ku mukire runaka ari bunjyanyeyo igihe kigeze rero aza kumpa akantu k'agapande kameze nk'indangamuntu kariho nimero ziwe njya mu cyaro ndakajyana aho ndi mu bihuru ndagafite nza kuzakareba ndakitegereza iryo jambo ndarisubiramo urarusingiza ndi Yesu ati hamagara none usingize ndahamagara bosi ndamusuhuza ndamubwira nti ndi Valentina umwe wazanye narayira mu rugo ukamuha ibihumbi 15 Imana izabaha umugisha atese uri mu cyaro atuzaza unyamamarize ni wowe wongeye kumpamagara mbaza Imana se ni wowe umpamagaye ni wowe wavuze nuko ni yasahani nongera kugaruka i Kigali gutyo ariko abantu benshi baba baraza kongera akagenda ariko ntago najyaga ntekereza ukuntu nabi Kigali nta kazi mfite ngo kwa kwezi ni gushira mbashe kwishyura nyirinzu iyo uje nta mafaranga ufite nyirinzu akwita umunyamitwe ugasanga ibintu bigiye mu mpaka bigiye mu rubanza
kuruta kwicara hari ugafata nyanjoro ukagira gute nanjoro ahirira yanga ngubu Kigali mu ndangahe naraje nkajya nshakisha inzu aho tugeze i Remera kuko zo zirahenda ni 150 ndagenda nyine turabaririza bati 50 60 nza kubona iya 50 baturishyura amezi 3 hano ubwo narazigamye nka 50 nzi ko ndishyura ukwezi kumwe wakwishyura 3 ubwo ugeraho ugateka rero ubwo rero Imana ibifite ukuntu ibigenza hari nkene naragije umuntu arangije ngo bora amafaranga y'ubunani azinduka karayishyira ku isoko ati sinjwe kubaho nta by'umunsi mukuru uzufata inka yawe niba utamaye 20,000 inka mama zinduka ajyayo ngo agiye kwishinganisha nti noneho mureka yigurishe yihembe amafaranga yifuza nkabarigurishe 390 nanjye niko ndi gushaka inzu mfite twatuhumbi 50 ntumanye niko ndi gushaka inzu aho ngeze ati nta kwezi kumwe dufata duha 2 cyangwa 3 ubwo inka mama maze kuyigurisha amafaranga baranyoherereza babandi bayiragiye bihemba 20 ngo na 3 andi baranyoherereza nibwo navanaga mu ibyo 150 ndishyura asigara 200 ngajya ngo mavuga arikoze kukumana karaga kakanjye koko ubu ndagatemaguye ubu nzongera kubona kandi gute najya kugura gaze nkumva mfite ubwoba washatse kugura gaze nugumana kuri telefone ngajya njya mu kazi nzarire kunjya nkatugumishaho nejo bishobora guhinduka ngawe icyo njyana mu rugo ngiye kumva numva umumama w'umudesipora arampamagara ambwira ati hari umuntu naguhereye 100,000 niwumva ko yagaze igize gute ibonetse umuntu urarusingiza uwo ari we ni uzagira gute ubucana ku kagaze bona gaze ndayibonye ariko nigeze kurota narotaga ngo mbona amasafuriya 2 ngo mashyashya nimara kugera aho ngaho najya guhura na Junior ati sivava ubahe nimbiremera ubusurateka niteka ibiki nkamwihore nano nyuma y'icyo kiganiro nkajya mbona ngo amasafuriya 2 mashyashya meza afite imifuniko sara amasafuriya nayiki naho umusamari ugenda urinda buri muntu wese uzi ukuri kwiwe ari kunyifuriza nanjye gucana ngo wake nk'abandi bakobwa b'indanga gaciro nibwo rero bampamagaraga ati tugumwereje 100,000 nawe uzarye mu munsi mukuru nibwo nabonaga iyo gaze buke yarambwira ati sayo gusa ariko undi mu marongera arambwira ati Imana irambwiye ngo byibona ari nibikeya aronjyanhereza ibindi 50 ariko nazaga numva mfite ubwoba ngavuga ngo nzajya mbaho guteko nta munsi y'urugo Kigali habaho nzajya n'iki biki n'ibiki ariko yari Imana yaguhamagaye byose irabigukorera ariko vuba umuntu wumva ufite ubwenge bwinshi warisugeza nko mu narize ngarukira mu 3 gusa primaire musiko ufite ubwenge bwinshi umva ngira buri muntu wese afite uko ateye hari nk'uwakumva turi kuganira akavuga ati se ibintu byose aba yabivuze ariko icyo nzi cyo guhamiriza ukuri k'Uwiteka Imana tutagiye ngo twiyemere mba numva nta kibo njye nkunda abana Yesu na se nta mikino bagira hari uwaza akavuga ati se bundi ndo arumubashije ko atagira gaze nindo arumubashije ibiki n'ibiki ariko bari ababyeyi bo hanze Imana izajya ibaha umugisha yaranawubahaye ahubwo ibahe kuramba bagume barambe baha amahoro n'umunezero mu buzima bwabo. Okay, ni sawa cyane kabisa. Ariko uvava ku izina ufite umusitari rwose ucana hose bakaba bati dore vava dore mbogo. Dore mbogo. No mu cyaro barabizi. Mu cyaro ntabwo bajya babinyita. Mu cyaro kwita vava. Akagaze hose wakageshejeyo? Akagaze. Oya ibahariye mu rugo hari Remera. Mu cyaro ho ntabwo urajyana gaze. Kunda gucana ku nkwi kumbabura. Gucana gaze se nibyagutanze. Oya ntabwo byantonze nyine kubera ko Rayira yari yarabinyigishije. Wari ubizi. Ndetse bava iryo zina abantu bazi dore imbogo he hose ukazasubira mu cyaro ukajya kwikorera ku mutwe ibintu sibikujena. Oya ndabyikorera nta kibazo pe mubwo iyo mari mba numva kwahira nta kintu mbwi ariko ugera nko mu gihuru wenda nk'igihe cy'imvura nyinshi mu byondo warumenyere naho i Kigali ukumva bisa nkaho bikubangamiye ariko icyumweru gishize urabimenyera. Osi vava ndi umuntu uvuga ngo Kigali nakazi mafite sinahaba. Nago nahaba kuko njewe bya bindi byo kujya ku mihanda ngo mvuge ngo ndajya ku mihanda ngo ndategereza ngo umugabo runaka mpamagare Patrick ngo uziko ngo ngiye kuburara. Ngo uziko ngo ndi kumva ngo ndi buburare ngo nta kintu na kimwe mfite simbishobora. Niba naba ngiye gupfa
masaha ntago twahura ngo nkubwire ngo ndashonje. Ubu sire queen wapi? Ntago nabishobora. Aka makeup wapi? Buri wese agira umuhamagara. Ibintu by'aka makeup wapi? Reka kwimakiya ntabyo mba nzimba numva niba Kigali byanze ndi bugende nkajya mu cyaro niba ariyo. Niyo mpamvu mba numva iyo ntayo mfite inka biba bimbabaje kuko ndavuga se nzajya he? Nzajya kwahirira iki? Nafite nk'ibyo 200 nkirirwa mbihungura isazi nkanyura ku mafanta nkanyura ku tuntu twiza twose. Agafi wapi? Ni nasatira ukagira ngo wari warantumye. Mutumu kuri momo yawe biri hangaye. Kuri mama se nk'ubu ngubu nyine mba ndi mu nzu y'abandi mba ndi kuvuga ati reka ngende nzigamaho 50 70 se 100 kugira ngo ukwezi kuzashire. Hari igihe nko ku kazi bati ndaguhemba. Nyiri inzu rero wamubwira ngo ntibaraduhemba icyumweru gishire bishire. Bose bagafi wapi ntabwo muri restaurant igura agafi? Ifi itarengeje wenda nka 5 bine hona ndayigura ko ibintu by'amacumi 15 reka ta. Ariko bakukunda amafaranga. Bano bari menshi. Bitari cyane baho. Abari menshi. Mwabira byivangura kura n'umunyamakuru ngo agiye gukoresha televiziyo ngura mwaka ikintu ngo kuri abakura nk'ahantu hari ibintu bihenze. Mana nzi neza ko nta munyamakuru washinze icyo kintu ngo ngenda ngo nake ngo inkoko ngo naka ngo zarike. Wapi? Bibari fati bihagije. Aka mayonnaise wapi? Mayonnaise nayo ni gake ku gafiriti n'udutunguru. Ntabwo afata icumi guri mu kwa ego ko njyewe ntayo nagura. Nagura wenda icyo kiro cy'inyama cyangwa inusu nayo 1000 byose sereka. Uzajya fana n'umuryango. Uzayasiga nukenera n'isanduku yo kuzahambwamo nukurangiza. Nusigame sinzuma umuntu wapfuye uruko cyiko. Ngo ajyasigama ngo kuko ngo ejo ngo ntahateganya. Ntahateganya. Nuvuga ati ninsinzira abazaza kunshingura bazanshingura he? Ni bushuti wawe yaka kutajya umugira inama kandi kumukunda. Umva mara ngiye nari mugire nuko atajya yita ku bintu. Yaka ngo murakundana ariko. Urateganya ukavuga ati hari nubwo uvuga ngo uzapfa vuba ukanarama usubuze igihe uzapfa. Ndavuye ngo yaka ngo murakundana. Reka nukubeshya. Ni twa dutwiko. Nukubeshya kandi nibakajya bantera stress mu mutwe pe. Nibakajya bantera stress. Bajya mugira inama uti bya bintu uvuga ngo byo kubanga ejo hazaza naho. Duhura kuri yarega gusa. Nta nimero ufite. Nta nubwo ajya guhamagara. Duhura gusa kandi nge mbona ntazi ukuntu ateye. Wajya uvuze ngo uretse inzoga n'abana bava. Aha nyine ubona ko nta kintu abaye ari umuntu uvuga ati ndareka inzoga nkore wenda n'umugabo nk'abandi ntabwo wamuca intege nanone ngo ibikiri. Ariko ko ushaka umukozi ushaka umuntu ukora. Wa musore mwakundanaga se muracyari kumwe? Ubuhe harya? Umusore yari kumwe ngo mwakuye wiwanyu. Umva njya mubona. Muracyakundana se? Ariko ntago njya mbona igihe cyo kubavugisha. Ese ubwo nazakureka. Nese ubundi ko ntawe duhuye n'umukirerega. Wese n'umukire umuntu ufite inka. Nese uko abafite imodoka. Yarakwanze. Abafite imodoka ibintu byose nuko. Afite n'inzu. Imwe se? Mfite inzu nyinshi ma. Mwakundanye se atarabigira cyangwa yaje kubigiranye? Yari abifite bikeya. Wamutesha wa none? Bikeya. None ubu ntiyakwiteza. Arega n'ubundi se ni bya bindi byo kuba uhura n'umuntu gusa. Ese wumva uzashaka nk'umugabo ryari? Mva no kuri simbizi Imana nibizi. Ese wumva ushaka umugabo umeze? Umunsi namushaka. Ni munsi washaka? Yabyemeye ikabishima namushaka. Imana nibizi. Wizama wese nuwo. Ariko atanga inzoga n'itabi. Atanga inzoga n'itabi. Azabe yaranize yarize azi ibintu byose. Ese kutiza uko cyo ushaka uyize. Nyine njyewe impamvu nshaka uwize ndavuga ntejo gira amahirwe tugakora azajya amenya kujanisha ibyo ntari gushobora. Kamana arambwiye rero dore bamwemera ngo mwikorere ubukwe. Ntabwo ndi kumureba neza. Ejari yakwita. Baba tujya gushaka umugabo wize hari igihe mugira amahirwe ugatangira nko kuri 500 wese kubibara ariko byagera muri miliyoni bikayigucanga. Araza nyine akagira. Wamubonye? Ntabwo ramubonye neza. Neza muri miliyoni biragucanga. Ariko umugabo agufasha kubibara. Ya hari nyine araza akagira. Kira bajya kuvuga ngo bashaka umugore ko umuntu agashaka umugabo udafite inzu. Nyene. Batabirukana mu bukwe. No ukuri. Ubundi
uracyari ibaye iri mu cyaro wenda b'i Kigali batwirukana tukajya mu cyaro sawa nibwo bahise mu cyaro ntarebe yari nimba ya dore imboga ariko nokiririmba nyango yarashaje dore imbogo se ntabwo yashaje kandi ariyo bazi niyo bazi niyo bazi kibuka kuyiririmba wowe no kujya kwitingaga imenye ndetse urakibuka kuyiririmba nabyibuka neza nayibagirwa ari iyanjye iyo uri kubusora mapenzi ya umani ni ya Noheri Krismasi mapenzi ya umani ibyo bisobanuye iki mapenzi ya umani ntabwo bizi ntabyo urabizi wowe umeze nka mwarimu wowe ubaza ibyazi ntabyo bisobanuye ya umani urabizi kurikiranye ndatabizi nawe si waba arimo se nanjye ngore ngo ntabyo se uramubeshye yagiye mapenzi ya umani uririmba mu biki mapenzi ya umani nyine n'ibindi nta mugore nta mutanga nta ubwo nuko mpamvu iki mapenzi ya umani nta uzuba kwa nk'ubu ngubu ufite amafaranga yawe niyo mpamvu rero wowe nyine umva ushaka ngo usore ufite amafaranga yawe ngo ufite n'inzu nuko nawe uvuga uti ndi umukire nese afite iki azaba afite inzu ariko nta mafaranga afite azaba inzu niyo ya mbere amafaranga ntabwo njya nyarebaho jye ureba ku nzu ko gukira ishuri riga ku kazi se gitanu bakanagutegera se ni hafi kugira n'ibirenge zamuka n'amaguru nashaka nkitegera akamoto kamukana ngaho iyo ariko ntabwo ukunda amafaranga baba ndayakunda da kandi nshobora kumanuka n'amaguru igihumbi nkagitanga igihumbi nari gutegesha kujya no kugaruka nkayatanga ukayatanga ese ushonje nkamanuka n'amaguru ariko ibyo bintu byaba ari byiza nk'umuntu wo ku nzira ukamuha amafaranga ukagenza n'ibirenge hari nk'ukuntu uhura n'umuntu bakavuga ati wenda nagiye gusekera ko ahantu byanze ubuzima bwanze ukamufasha i Roma rero waririmbye byangiye papa apfuye ese ko yari ashaje nyine turimbiye kuri dore ntabwo wabyibuka dore mara ariko disi biriya bintu ni byiza kuba uri umupadiri ugasinzira uri umuyobozi w'igihugu ugasinzira mugenzi wawe akagushyingura biba ari byiza kuba turimbire kuri dore imbogo rero na mapenzi ariko ya umani nubwo utansobanura ibyo ari byo mapenzi ya umani se ntabwo babimenya ariko akanimba ufite bayibayi kandi se k'abayobozi urimbamo gutya nta muyobozi n'umwe nzi da urimbamo bayibayi twumve kandi nako kuririmba mu nama none se turi mu nama y'abayobozi basezera utakavuga ngo iki se akavuga ngo iki kwana kibaye bayi sezera meya mvuga ni bayi bayi sezera abadepite mvuga ni bayi sezera abasena mvuga ni bayi sezera perezida mvuga ni goodbye ariko hari akantu wajya kugira ko kugeramo kazawe kakona kujya kazamo muri ya yindi se y'inuma kandi inuma ya kera ya kera akaba gushyiramo nari nzi ko naho ngaho uzajya ugagenda ugakubita k'ibirungo ndagushimira njye sinigeze nirukanka ku numa ndagushimira kuko nigeze nirukanka ku numa gugu 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 yase nigeze nirukanka ku numa kuva kera uwakoraga icyaha wese yazindukaga kare yirukanka ku numa ndagushimira kuko ntigeze nirukanka ku numa wampaye igitambo gikomeye yase nigeze nirukanka ku numa ndagushimira kuko ntigeze nirukanka ku numa gugu 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 gugu
Jese niruka nka kunuma. Iyo ngiyo kana iri kuri YouTube yawe. Ntabwo twayikoze. Ntabwo mwayikoze. Iyo ubukwe niyo mwakoze se? Nani y'ubukwe twakoze. Hagiye ubukwe ni yibundi ko ari. Zajya ngurimbira. Zajya ngurimbira. Nye najya nzirimba ariko ntazi twakoze. Ntabwo mwazikoze. Iyo ngiyo y'amapenzi ariko ntabwo ari wowe wayanditse. Iyi ni Emi. Nese bwo yikoze gusana igiswahili bacyumva. Byose byurimba murabizi. Mapenzi ya umani. Kila mwana nataka umani. Asubuhi unataka umani. Uzauti umani. Hakuna kufurahi. Asubuhi Ngina mu gitondo ukenera umugore n'ibintu byose. Bitano ushaka wowe. Nene uririmba indirimbo ngo ni byiza by'abagore nazo zirahari. Uri gushaka abagore se? Ntabyo nzi byiza by'abagore ke. Nibibona. Ngo umugore yihanganira byose umugore ni nyambere. Dore byiza by'abagore. Nayo ni umugore ibyiza by'abagore ko ni byinshi cyane. Ntiwarimba ibyiza by'abagore hari abasaza b'ibyo nawe uzarimba ibyiza by'abagabo noneho sasa rero. Niko bimeze. Ese bava wenda umuntu witwa Aline Gahongayire wajya kumukurikirana na mbere hose indirimbo ze wari uzizi. Niyihe ndirimbo yose? Nayo nta ndirimbo cyangwa ndayizi uko nazi ko ari iki. Asa cyari ndibyize. Neza mukurikiranaga utamuzi. Nyine mubona kuri YouTube gusa kuri bavuga ngo aratwite ngo ibiki n'ibiki nabwo ntangiye kumubona mama. Ngo twite yande? Bajye bavuga ngo ni Rene ndi mu biki n'ibiki ngo yatandukanye n'umugabo we ngo ibiki n'ibiki nuko niyo makuru. Nuko azujye ufungura YouTube ukareba. Ibiganiro wakoze ujye ubireba. Ego kandi ari byo mba ndi kureba. Mwese abona ubona banditsemo comment bavuga ngo iki? Umva hari abandika cyane kuri Sadunda ngo twahuye ngo na Sadunda ngo n'umupinganye ngo ngiye ngo mpora ngenda ngo nkongera ngo nkagaruka ibiki n'ibiki ntago njya mbyitaho giye. Abatinganye ujye ubabona? Abatinganye mujya muhura? Nyene ni Sadunda babonye turi kumwe. Bava ngo ugenanye n'umutinganye. Ngo nese ngiye nasobanuriye abantu benshi bagacumuzwa n'ubusa. Yes Sadunda niba ari Kamana wantumijeho nsanga Sadunda bari kumwe. Nzagenda ntegeke Kamana nirwo nshingaraza kuri Kamana ngo rukana Sadunda ngo simushaka. Oya. Nese na Moses ariko waramubonye wese umutinganye. Yegora none se abasangira nabo bazamubona bamwirukaho ngo nitugushaka. Wese wonyera video se ayisibe. N'abafana nabo bageraho bakigiza nkana. Ntazagira umuntu ucumuzwa n'ubusa Sadunda duhurira ngaho akatana nje nkitahira. Wese akitahira. Ntabwo rero wajya gutegeka Kamana ngo wimfotoranya ngo na Sadunda za agwaye iki. Ese nkiri video y'utwa Moses bari nkande wayishyize hanze bava. Ndabizi nagize ngo ni wowe wabikinnye abishyiraho. Wagize ngo ni wowe wabyishyiriye hanze se? Ese ni wowe wabikoraga? Ninde wabikora? Umva size ibintu yishumitse ahangaha mu maguru. Maguru abiri harimo ibintu yishumitsemo by'ibigozi. Ubwo noneho ari kujya hena gahena umwoyo ugafotoka. Ukagira ngo basizemo nk'inuza barawufotora barawutatamura. Video sinanayibona. Baba barabyedetinze bakawufotora. Niba ari nyirawo wari ukurangaza. Uzi ko umwoyo w'umuntu uba ubu wegeranye. Ariko ndura urasa. Wakoze no wambaye Nowe no haza n'undi mugabo wundi umeze nk'umuzungu nawe akamujya inyuma mu mwoyo. Araza nyine agatangira ko akunda abagore babeza babandi bafite amanyo bari kuyatigisa kandi iganye ko ntago bivuye. Kuko babandi babiceza bigakunda baba bafite ibigiye inyuma. None uzi ko umugabo we nta kibuno kimeze nk'icy'abagore nyine abafite. Noneho yakizunguza ukabona ntago biri kuvamo. Ukabona ntago bijyanye. Kubera ko atari ibintu byose. Nyine bari guceza. Bari kuza ari gutigisa icyo kibuno. N'uwanga amuri inyuma. Uzabwira hano babikwereke. Bira bifite bene byo ntabwo ari iby'igitsina gabo rwose. Ngewe yego ntabwo njya mvugana nawe mama ntabwo njya mvugana nawe hari igihe bigeze gupanga ngo barajya Gisenyi ngo kureba ngo bari inyogoye niba ngo ari ibiki. Inyogoye ntabwo muzi. Nzinduka nigendera niba yararakaye. Niba atararakaye simbizi. Yari yakubwiye umujyane kureba inyogoye.
yari yabibwera yira arabimbwira bihuza nuko ndi gushaka kwitangira inyogo yari kuramuzi ubwo kuva icyo gihe rero nicyo gihe yarwayemo ntabwo nongeye kumubona ahubwo nyuma yaho hari umuntu wamukoreraga mu cyimbo wigeze kuntumira turahura turakorana izo nkuru nyine ziriwe zivuga uyu munsi ngo yuko ngo yari umuntu amafaranga yuko ngo ibyo 800 ngo byariwe sinarinzi nyirayo rero none umva yuko ari smart sinzi hanige nyine sinakuye ko hari abadespora bashobora kubeshya tugiye nibwo muheruka duherukana ndi Kanombe ntabwo nyuma mwongeye kubonana ariko tuwejo yakugezeho ndayireba tuwejo anayikunda se ntabwo uzi kuyireba ndayikunda ariko sinari nayifata nyine ngo nyimenye ni umugambi w'Imana suwejo gusa ubwo rero niba yarayamuhaye wenda akayakoresha azamubwizukura kandi nimba ari nayo nabwo azabibwira abantu be kujya biruga bamushinze ubusambo bakuriye n'amafaranga ugereranyije abantu bamaze kurya amafaranga umva Mana ni akazi kabo gihe nta miliyoni irimo se miliyoni se ntabwo igera ntabwo mbizi ubu umaze kuyikuramo amafaranga vava ayahese ntayo umaze kuyikuramo wayikuyemo inka wayikuyemo ingurube atazagira ngo barayamaye nyarya njyenyine ntayo pe ese niwe ukumanaginga nyine twakoranye izo ndirimbo zose utumanaginga nta moni niwe manager wanyu niwe baryamo amafaranga amoni tarya yahewe yabonye yahumve kera rero kera wajya kumanaginga nk'umuntu kera ngo hari abadespora ngo bajyaga bakunda abantu ngo bakoze indirimbo hari umugore wigeze kumuhamya ngo bamuhaye miliyoni ngo 11 wenda akaba ari bwo manager agira gute abonaho uwe mugabane naho se ubu ngubu nta kigenda da nta kigenda ntiwaba i Kigali ngo uri umuhanzi ngo uri umusitari ntacyo wabona keretse ufite ako karaka nyine nk'abandi izo ndirimbo ukora keretse wenda mwebwe muba mufite amatanu yanyu wenda nimwe mubona amafaranga kandi nawe uyifite ngo ariko wabuze pini ngo wabukire utarya yewe Mana ngo niyigura niko Samu yambwiye ngo igura 100 ngo nimero sinzi n'isoko bazicuruzaho izo nimero yarambwira ngo nzamuhe ngo azambarize azabaza ngo yumve ni Nyabugogo se ubwo bazigurira simbizi ni ukuri ariko iyo amafaranga cyane yasiye ngo nayo indirimbo sinzi ko batangiye kuyatanga ngo banze ntayo da umva n'amafaranga yo kuri cyo ugiye no kuyatekereza n'imishinga wayatekerezaga yagupfana ahubwo sondo yabonye bagura bava mu nese mba ndi kumugurira iki ubu nkawe nakugurira iki ubu se cyabo reka mbese ubwo mwaza ni mwe mugomba kungurira uva none se mwaka w'ino makumyabiri kugendekeye gute umva nyine ntabwo wari mubi nta nubwo wari mwiza wabaye mwiza mu kwezi kwa 7 mu kwa 8 mu kwa 9 mu kwa 10 gusa icyo nshimira Uwiteka Imana cyane arakizi mpora ngisubiramo nuko mfite amaguru abiri message naho ijuru abamarayika bandinda abasamariya banjye batumenye amajya n'amazi umwuka duhumeka ntago tubuzi nibo bawuduha igihe cyagera ikadushaka rero ntacyo nabashinza barandinze sinarwaraguritse ndacyahumeka nta nubwo nacitse ukuguru sinacitse n'ukuboko iryo ni ishimwe rinini cyane cyane noneho rero ikintu nongera kubashimira nuko baharanira kumenya ikintu cyanteza imbere nk'abandi banyarwanda bose nk'abandi bana b'Imana bose muri rusange muri kirokore mu bo dusengana igaharanira kumenya ukuri n'ikinyoma kuri njyewe igaharanira kumenya ikinkwiye nicyo kintu shimira Uwiteka bino kugena gatatu w'ibyo imeze nego Imana nimfasha ikaguma ikandinda ikampa imbaraga izamfashe mbona akazi mbone cya gishuro nanjye mbone icyo nkora kinejeje ngiraho nicara mvuge ngo ncuruza iki ngiki se uri buze ambwira ati mpembura ndi bumuhembure bikunde uri buze ambwira ati mfashe iki ndi bubone uko mufasha mbese iyo niyo ntego ibi ndimo nta wundi rero uzabinshoboza sibyo Uwiteka Imana wenyine hari ukuntu abantu bajya babona akazi bamara kubona akazi bakavuga ngo akazi twagahejwe n'ubwenge bwacu
na kaminuza zacu, ariko Imana yonyine itangiye akazi. nta mahirwe akora wa mugani nta mahirwe kandi amadosiye cyangwa se impapuro zose zaba izo mu rukiko, zaba izo mu butabera, zaba amabaruwa y'aka kazi zose Uwiteka Imana yazishinye. Nese umuntu yakwibaza wa mugani ko utigeze kumubwo ubona akazi, ni amashuri menshi wize naki, ariko ugiye kumera nka Junior se. Njyewe ndihuye ejo bundi nasanze umukecuru ushaje urwaye igicuri, yaguye mu muhanda. Ndavuga se koko Mana naba hongeye kubona umuntu wapfuye. Mugeze imbere mbona bene we baje birukanka, abandi bakecuru bari mu kigero kiwe nabo bashaje, baje birukanka baramwegura, mbona baramwicajije, baramuhungiza atangira guhumeka. Noneho ndamureba numva agahinda karanyishe, mbwira Imana nese Mana kuki utangiza umukiri. Nari mfite amafaranga ngira ngo yaba nk'igihumbi, mbwira uwo mukecuru ntumugurira iki, igikoma namara kuza kuzanzamuka umurabuzi iki cya gikoma. Arambwira ati Imana iguhereze umugisha. Rero nibyo nakubwiraga, iyo ubana n'abantu neza udahemuka ntago biza ku wa mbere cyangwa bize ku wa kabiri, ariko ya neza izagukurikirana. Wowe hahandi wumva bikugoye nawe ubona ugira gute ukugirira impuhwe, niho ukura umugisha mu kugira neza. Ntago waba utagiriye mwene so impuhwe nawe ngo uzagira ugira gute ukugirira impuhwe. Imana irabireba ikabyandika, amara kubyandika ikazagira aho izabivurira mu gihe utagize gute utazi. Bose oya mfitemo amagusa. Abavandimwe se? Abavandimwe nabo twari 5, 2 barapfa, turi 3. Muri 3 musigaye 3. Bajya baza Kigali kubusura? Oya ntago bajya baza. Ntago baragira ikibazo. Bajya batembereza. Ese umurengezi mbatembereza. Wavana umuntu mu rugo rwe nka mukuru wanjye wamuvana mu rugo agasiga umugabo ngo agiye gutembera convention, gutembera ze kwazane yice. Bagize ngo abantu bo mu cyaro bajya bishimira ubutembere se. Umwaga kawa wenda ari nk'ubwo bukwe wenda bubaye yajyayo. Cyangwa se nk'icyo kibazo runaka cyumvikana, ariko ago wavana umuntu mu cyaro ngo tugere ngo ujye kugutembereza. Baravuga ati niba ari ibyo bihumbi 10 byatike binyihere mbyigurira ka nkako ni kwa bote akubona esa umuryango wagize ngo ntawe mama wari wanywe kawa ariko ntabwo nikunda ibintu by'ibikawa ndabinywa nkumva nigeze kunywa icyayi bita kofi kirayi, ntabwo kigeze kugenda neza. Ufise yo kawa se cyane nyine ukurikira cyane, ariko Afrika ni ntabwo intara kugeza kuba zarwara ngo ugiye kurwara umutima ngo nyine nabiga numva bitagura cyane namwe ibyo bikofi. None ubu warabiretse burundu we murabiretse? Umva uri kukubitagura. Bava turimo dusoma ukunda kurya iki? Umva nje ibintu byose mbonye ndirira. Urya n'ingurube se? Ingurube ni ikinyuranyo. Nuretse kumwe ibintu byose urira. Mbonye byose biri ku rugero rwanjye ndirira da, ntago njya ndirira ibyiza. Ntago nabijyanira mu mwanya wacu. Wakoze cyane kutuganiriza, sinzi nakindi wabwira abantu hanyuma tugasoza. Oya abantu ndabasuhuza cyane kandi nukuri bihangane nibajye bancumuza, nukuri nge nitwa Varatine. Ako niki kigucumuza? Ntago umpamagara dore imbogo ahari hose yumve ko ntazamwitaba. Ndabyanga. Nuko niba bati Varatine warindi dore imbogo nibura. None n'unakwita dore imbogo uzamwihorera. Wumve ngo ndabyanga. Uzamwihorera. Imbogo rero bigeze hano nta n'umwe wasigara hano. Imbogo ni inyamaswa mbi cyane ariko kuki wayiririmbye ko abayitiranye ubundi aririmbye nk'uko abandi bose bajya kwitunganya amazina. None urumva umuntu nyine yaguhaga yamagaye inyamaswa. Ndabyanga maze noneho hari abantu babazibyanga bakabikorera agasuzuguro kandi wanga agasuzuguro. N'Imana izakandinde ni ukuri. Papa wakoze cyane ugere mu rugo amahoro. Wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe. Ngiye kwitaba kavava niko sawa. None umugani wakwita dore imbogo niba utabikunda. Yewe bajyaga bavuga ngo rwa gitima ngo gisupusupu. Gisoza. Gisupusupu ni umuntu ngo yango nyine ngo nuko ngo yarimba indirimbo ngo ivuga ngo none se mwagiye mwita senge umva arimbye nyine gisupusupu. Ngo rwa gitima ngo biki nibije ko murenge. Ariko nyaga harakana umuntu aba yamenyekanye nawe niba yamenyekanye kubonekeza ko ari mpamvu twafata we.
ni hatari na wese gisupusupusi kwa mwita abantu b'Imana bagira umuco ntago bajya babimamagara abari baba nyine babikorera ubwende umuntu ari hanze kuri telefone nguwe ni dore imboga muri kumwe ni nawe dore imboga ugasanga bene we bararakaye ngo umubwiye nabi ngo ibiki none se wowe bari gisupusupusi wajya gumwita wowe gisupusupusi wajya gumwita gisupusupusi nanjye najyaga mvuga ngo wandi wari inzu gisupusupusi ntabwo najyaga mvuga ngo wari gisupusupusi aho nawe wanjye ese wabona Bruce Melody ngo dore ngo kinyuma ngo warahise kinyuma se ni igiki ubwo wambwira ko inyuma hari igice ari imbere ko inyuma ciyeho nyine hari ibintu dukwiye kumenya n'ukuri kandi ntitubangamirane tukajya mu mahoro n'ukuri ntabwo simana ndimba yitwa ko inyuma nayo nzi njyewe neza ko cyari wese ntabwo nzi neza kariya tiko ko cyari wese ntabwo uzi ko yambaye nayo ejo niba ejo ninza iba ejo n'umama nasibyo mbyitaho okay wakoze kudukurikirana ko n'abana natwe